ntabwo bivuze yuko serivisi wakwifuza iyo ari yo yose kubera ko twashyizeho iri tegeko uzayibona. Ntabwo ariko bigenda kwa muganga. Reka ntange nk'urugero nko kwifungisha, ibyo ntabwo bizabyemewe. Ntabwo umwana azabyuka avuge ngo giye ku myaka 15 yanjye cyangwa 16 nahisemo kwifungisha ngo muganga yemwemerere. Ikibazo ku bana babakomotseho, abantu batatu babyaye abana batatu, babana batatu nabo bagiye kubyara abandi batatu, kandi bose bakomoka ku muntu umwe, babandi bavutse kuri babana ubwo bavinda imwe, none bagiye gushakana uwo bazabyara bizaba bimeze bite? Bigitangira na mbere yuko igikorwa cyo gutwitirwa kigerwaho, muri amasezerano abakuyemo ingingo zigiye zitandukanye, banagaragaza icyo buri ruhande ruzakora, icyo twakwita nka expectations. Ku ikubitiro ubizi yuko icyo ugiye gukora ari ugufasha uwo muntu utwitiye, unabizi neza yuko ukimara kubyara uwo mwana umutanga. Niko bimeze, yaba mbere yo gutwitirwa, muri urwo rugendo rwo gutwitirwa, na nyuma yaho hari bizagenwa n'amabwiriza tuzatanga yuko bizakorwa, kandi byose bikozwe mu buryo bw'amategeko. Ikimara kubyara konsa nibyo ni ngombwa, ariko kurera umwana cyangwa kumuha bizamufasha kugira ngo azabeho abe umwana muzima, ntabwo ari konsa gusa, harimo n'izindi nshingano nyinshi nk'uko mubizi z'uburere. Ariko noneho twaba dufite n'ubundi buryo utonyeje, hari ubundi buryo umwana yafashwa kandi akazakura ameze neza. Ariko icyangombwa cyane kirimo ahangaha, icyambere nuko amasezerano akorwa, ariko impande zombi zarigishijwe, zaraganirijwe, kandi zigashyira umukono ku masezerano zizi neza ibyo zigiye gukora, ku buryo utaza ku munota wa nyuma ugahindura ibyo wari wavuze. Ibyo ngibyo bizabigengwa n'ibyo tuzashira bizabikubiye muri aya masezerano. Umuntu aramutse yifuje kuzatwita nyuma y'igihe runaka, nta kuntu intanga ze bazibika. Yego birashoboka kandi biranateganyijwe, n'impamvu yayo irimo iragaragara. Reka nanjye ingero nke zasobanura impamvu umuntu yatanga intanga ze kugira ngo babashe kuzibika akazazikoresha igihe cya nyuma igihe runaka. Iya mbere twanagarutseho cyane ni iya kanseri. Hari kanseri zifata cyane cyane imyanya yo kwibaruka, usanga bakoresha uburyo butandukanye, na nyakubahwa President wa Komisiyo yabisobanuye neza. Hari chimiotherapy, ariko hakaba na za radiotherapy tunafite n'ahanga mu gihugu, ishobora kwangiza imyanya n'ubundi ifasha mu kororoka. Icyo gihe wemewe kubika izo ntanga, noneho ukazazikoresha igihe uzaba wakize. Niyo mpamvu twavuze yuko impamvu zose zizajya zemezwa na muganga. Ntabwo ari ko umuntu yajyaza wenyine uko wazindutse mu gitondo ukumva ushaka kubikora ku mpamvu yawe bwite. Ntabwo ariko bizaba bigenda, muganga azajya yemeza izo mpamvu. Iyo ni iya mbere. Ya kabiri, hari abantu bavuka bafite risk iruti y'abandi yo kurwara indwara runaka, bakabibapima mu buryo bw'uturemangingo ndangasano nka za kanseri y'ibere n'izindi, ku buryo ushaka kuzayirinda mu gihe kiri imbere ushobora guteganya gukora ubuvuzi bwazakurinda iyo ndwara. Icyo gihe nabwo, kuko ubwo buvuzi rimwe na rimwe bushobora gukora ku myanya ifasha mu kubyara, icyo gihe izo ntanga ushobora kuzibika ukazazikoresha ikindi gihe. Ibindi ni izindi ndwara zisanzwe ushobora kujya kwa muganga, bikaba ngombwa ko ku ngingo zimwe na zimwe bagira icyo bahakora, kubaga bitari ngombwa akaba ari kanseri. Icyo gihe nabwo birateganyijwe ko wabika intanga ukazazikoresha ikindi gihe, cyangwa uzagutwitira akazazikoresha. Izo ni impamvu rero zigiye zitandukanye zigenwa na muganga. Tuzazishyira mu iteka ku buryo bigaragara neza, kandi bigenda bihinduka uko iterambere rizajya riza, cyangwa uko ibibazo bigenda bigaragara mu gihugu. Tuzagenda tubinoza bitewe nuko ibintu bizaba bihagaze muri icyo gihe. Ikindi cyangombwa ngira ngo nangeho umucyo hano, nuko serivisi twavuze zihabwa ingimbi n'abangavu, ntabwo bivuze yuko serivisi wakwifuza iyo ari yo yose kubera ko twashyizeho iri tegeko uzayibona. Ntabwo ariko bigenda kwa muganga. Umuganga ahorana icyambere, afite inshingano zo kumenyesha serivisi zose zahabwa
bitewe n'uko ungana, n'uko ikibazo cyawe giteye, n'ingaruka zishobora kuzabaho mu gihe gikurikira. Reka nawe nk'urugero, ntabwo umwana w'imyaka 15 cyangwa 16 azajya kwa muganga kubera ko yemereye serivisi twashyize muri rusange, ariko tuzagaragaza neza mu mabwiriza tuzatanga, ngo uvuge yuko wahisemo gushaka, reka ntange nk'urugero nko kwifungisha. Ibyo ntabwo bizabyemewe. Ntabwo umwana azabyuka avuge ngo giye ku myaka 15 yanjye cyangwa 16 nahisemo kwifungisha ngo umuganga yimwemerere. Buri rwego, buri myaka igira icyatangwa na za options zigiye zitandukanye, ariko umuganga nawe azagumana iyo control na authority yo kugira ngo umenye bitewe n'umubiri n'imisemburo aho igeze, no kureba n'ubuzima bwe bwazaza uko buzaba bumeze, uko amurengera, ariko ntibikureho yuko bya bibazo twavuze duhanganye nabyo, icyabifasha ubu ngubu ntikize gutakara, ariko kigatangwa, ariko nk'uko twabivuze kare, n'urwego rw'umuryango n'igihugu muri rusange mu kurera abana babereye igihugu cyacu nabyo bigakomeza. Honorable Speaker, ikindi ni igitekerezo cyo nibaza gikwiriye guhuzwa n'andi mategeko asanzwe ahari, mu buryo aba bana bavutse habayeho gutanga intanga, mu kwirinda ibibazo by'abana bashobora kuzashakana bakomoka ku babyeyi bamwe kuko batanze intanga. Uyu munsi iyo bajya gushyingiranwa ntabwo duteganwa gupimisha DNA. Nagira ngo mu buryo bwo guhuza amategeko musanze bikwiriye, mbere y'uko abantu bashyingiranwa mu gihe kizaza twateganyamo ipimishwa rya DNA, kugira ngo musaza w'umuntu ntazarongore mushiki we wavutse kuko se cyangwa nyina yatanze intanga. Ndabashimiye. Ku bijyanye na ADN yavuze igomba gupimwa, nk'uko mwabibonye umushinga w'itegeko haje hagaragaza ko intanga cyangwa urusoro bizahabwa abantu 3. Mu kubiganiraho muri komisiyo dusanga abantu 3 bashobora gutera ikibazo ku bana babakomotseho. Abantu 3 babyaye abana 3, b'abana 3 nabo bagiye kubyara abandi 3, kandi bose bakomoka ku muntu umwe, babandi bavutse kuri babana ubwo bavinda imwe, none bagiye gushakana uwo bazabyara bizaba bimeze bite. Hanyuma tugena ko intanga cyangwa urusoro bizajya bihabwa umuntu umwe, kugira ngo dukumire ingaruka zaterwa n'uko intanga cyangwa insoro zahawe abantu benshi.